turabasuhuje kuri Asef Media. Igisamagwe ubiriwe neza? Niriwe cyangwa naramutse. Nako waramutse neza. Ndashima Imana n'abantu baketo. Komera cyane turakwakiriye kuri Asef Media. Nawe ndabashimiye. Igisamagwe mu by'ukuri muri aka kanya turakubona nk'umukongomani. Ese hari ibibazo twifuzaga kukubaza? Turashaka udusubize kuko hari abantu benshi bagira amatsiko yo kumenya ese ubuzima bwo muri Kongo bwari bumeze bute. Hari ibibazo nk'umusitari wo muri Kongo mba numva nshaka kukubaza, ese uri tayari kubidusubiza? Ndi tayari ndabasubiza ibijyanye n'ibyo nzi. Ibyo ntazi nyine ubwo ntabwo mbasubize nyine nawe urafata. Yego. Igisamagwe mu by'ukuri urumva abantu benshi nko mu gihugu cy'u Rwanda n'ibindi bihugu bagira amatsiko y'ubuzima bwo muri Kongo. Ese njye ndaza kukubaza utuntu dukeya ariko by'umwihariko bijyanye no muri Kongo n'ubuzima bwo muri Kongo kuko nibwo usanga buteye abenshi amatsiko. Ese muri Kongo ubuzima bwo muri Kongo bwari bumeze bute? Birumvikana n'inzira iba itoroshye kuva muri Kongo ujya mu buhunzi. Mu by'ukuri unyuriyemo byihuse bitagiye mu magambo menshi, ubuzima bwo muri Kongo bwari bumeze bute? Wenda basubije gatoya mu magambo avunaguye. Hari igihe nyine wenda umuntu aba ashobora kuba agiye kuvuga ubuzima ariko ntabwo ndibashe kwinjira cyane kuko buriya hari ukuntu winjira mu buzima urumva ugasa naho unyinjiriye noneho birenze. Urumva ubwo rero umumba mfite ibyo ndi buvuge nkagira nawe ngira iki ngarukira for sure. Urakoze cyane ariko mu by'ukuri ese mu nkambi ubuzima bwo mu nkambi bumeze bute ku bantu batabuzi bari hanze y'inkambi? Nakuvuga ngo icyo nabivugaho ndumva atari byinshi navuga kubera ko nanjye ubwanjye ntabwo nkunze kuba wenda ndi kempfo cyane ariko wenda duhereye kuri DRC nicyo kibazo mwambaye ariko icyo kintu nicyo navugaho kirenze wenda mani naha boro tu navuga ngo haba ikintu bita ikintu kijyanye n'ubuzima mbese n'ikintu bijyanye imirire. Yego bijyanye n'ibyo kurya, imirire, iminywere mva ni hejuru cyane ariko nyine umutekano burangiye mbona ikintu cy'umutekano mani mbona ari rabuye ririyo kubera ko urumva hari igihe babona hari abajene bari kuzana ubwenge bwinshi agata abajene bakimbiza kandi abakimbiza bakabakimbiza mu gihugu cyabo kandi kuba bafite ubwenge suko ni ubwenge karemano nyine niko Imana yabaremye. Rero iyo ushatse kuzana kabiri nyinshi ukaza ngo ushaka kubwira umujene ngo navemo ubwo so yavamo gute bro? Ntago bibaho. Ariko se ibaze nawe umujene niho yavukiye, iviye niho yavukiye, inka niho ziba, imitungo yose nihiba, uramubwiye ngo vamo kubera ko kubona ari kare bro. Ibyo rero ntago byavamo. Niyo mpamvu umva tuzarwana mpaka ko umuntu atawajyana. Naho kuba ndi rasta byo rasta bwo natangiye kuba rasta ngeze mu Rwanda buriya kuba rasta ujye utandukanya rasta n'umusitari. Wambwiye ngo ndi umusitari ariko ngende rasta. For sure. Ngende rasta kabisa. Nta murasta wangana, nta murasta umena amaraso. Rasta nanone ntagenda nijoro ariko benshi ntabwo tubikurikiza. Akantu k'ijoro ko kabaye insazi abari hatari. Igisumizi hari ikindi kibazo nashaka kubaza. Urabona mu by'ukuri muhunga muva muri Kongo imyaka ibaye myinshi muri mu gihugu cy'u Rwanda. Ese ubuzima bwo mu Rwanda uvuye iwanyu birumvikana hari ubuzima bwiza, hari imitungo, hari izo nka munywa amata. Ese igihe kingana gutya mu nkambi ubwo buzima mubona mute? Mubayeho gute? Ese impunzi ubuzima bwazo muri make bwifashe gute? Mane nyine intambara baravuga ngo intambara yasenye ntigira ute ntabwo yubaka, sibyo? Buriya mani mu nkambi ni ibisazi ibisazi bya danje mani buriya mu nkambi. Ntabwo ndi buvuge kuri byinshi wenda ngo ningiremo cyane ariko mani mu nkambi nta buzima bwiza burimo. Gusa waba uri mu nkambi wowe ukaba ufite ubuzima bwiza gute? Mani ni gute wowe
waba uba mu nzu ibamo icyumba kimwe na salo, iyo nzu uba uri kuyifata muri bangahe mu rugo se? Imana aba ari insazi nyine, urabireba ugatubona nyine ni iby'isazi tu. Birumvikana ubuzima bwo mu nkambi ntabwo buba bworoshye. Ese nk'urubyiruko ruri mu nkambi, twumva amateka, ariko se ni iki kintu cyakorwa kugira ngo nk'iyo turi kumva muri Congo twumva ngo umutekano uri kugaruka, ese nk'impunzi muri rusange muba mwumva muri tayari gusubira muri Congo tukajya kongera tugatura tukaba muri Congo nk'iyahozeho kera? Ndetse bro, reka nze hanze nkubaze, ni ukuvuga ngo wenda bake muri twe bagiye USA. USA ni ahantu heza, ni ahantu buri wese yifuza kugera, ariko reka nze nkubwire bro, nta hantu harenze iwanyu. Iwanyu ni iwanyu bro, aho bita ku ivuko, Ifishi y'umuryango. iwanyu aba ari iwanyu, uko wajya hanze kose iwanyu aba ari iwanyu, kandi ikindi kirenze noneho man, uzi iyo uri iwanyu ni wowe muntu wa mbere wumva utuje muri wowe tu. Wumva nyine n'icyaza cyose nta cyaguhungabanya. Niyo mpamvu nasoje nkubwira ngo tuzarwana mpaka ku munota wa nyuma. Urakoze cyane, ariko mu by'ukuri birumvikana ko impunzi ziteguye gusubira iwabo, impunzi zirambiwe ubuhunzi, ariko se murabona ari iki cyakorwa kugira ngo impunzi zisubire iwabo zubake igihugu, na ba bandi batabyumva neza, ni iki cyakorwa kugira ngo impunzi zumve ko muri Congo ari iwabo, kandi ko ziheze ishanga zikwiye gutaha zigasubira iwabo mu rugo? Ni iki wumva cyakorwa? Aho ngaho turaganiraho gatoya, nta byinshi nzi wenda mu bijyanye na politike buriya, ariko nyine nkanjye ubwanjye ndeba uburyo byagakozwe ku giti cyanjye, ku giti cyanjye urabona nka hariya bagenda bafata bari abasaza bari imbere bari kudukorera, navuga ko bari kudukorera kugira ngo tuzabone aho tuba turi, aho tuba turirimbira izo ndirimbo, mbese ahantu hazaba hari vibe nk'iziri aha ngaha mu Rwanda. Urabona hano mu Rwanda nyine nawe uhita uhareba tureba iterambere umusaza agezeho, ni hejuru cyane kabisa. Ubwo rero naharana iryo terambere natwe tugize dukeneye, urumva baravuga ngo nta wigana ikibi, dukeneye kwigana icyiza rero twabonye hehe? Mu Rwanda. Sawa, ubwo rero ni ukuvuga ngo ngiye ku bwanjye numvaga kuriya nyine bagenda bafata ahantu, kubera ko ubu dufite power zikomeye, sibyo? Numvaga bajya bafata abantu bamwe bakabashyira hahandi ingabo zivuye, hakaba hari ubuyobozi, hari n'aba baturage bari kurwanira, bagasigara bubaka igihugu inyuma, abandi bakadivasinga hehe? Imbere. Giye ku bwanjye ku giti cyanjye. Ariko wenda nubwo ntaguciye mu jambo, nubwo wenda tutaba muri Congo cyangwa se ngo wenda tube duhari kano kanya, ariko twumva amakuru ko aba ariyo batuye kandi batuje. Aho M23 yafashe twumva ko ubu ngubu ari amahoro n'umunezero, ibyabagaho kera ntibikibaho, nta muturage ugihohoterwa. Numva ko muri Congo aho M23 iri ari amahoro. Ese impunzi ni ukubera iki zikiri mu nkambi, ni ukubera iki zidataha kandi twumva ko amahoro yabonetse? Aho ngaho rero niyo mpamvu nakubwiye ngo ibya politiki ntabwo nzi byinshi bigiye kure. Aho ngaho icyo navuga, impamvu badataha ni uko baba babona biba bitarakemuka, kuko ntabwo numva ko wafata abantu nk'uko wenda nanjye nari mbivuze ngo aho bavuye ngo bakagira abo bajyanayo, nabyo bisaba process ndende, bro. Ni ukuvuga ngo none se wafata umuntu uvuye mu buhunzi ugatuma ujyana ahantu bateraguye ibisasu, amazu yarasenyutse, byahita biba insazi. Ariko impamvu njye nabivuze kuriya ni uko nyine aba ari ibintu byaca mu zindi process, ntabwo nabivuze ko wahita uterura wahita utereka hano. Niyo mpamvu aka kanya ubona batarataha, ariko abandi bariyo batuye, baratuje, barahinga, barasarura, inka barakama bakanywa amata, kandi natwe turabizi neza ko one day tuzataha.
Igisamagwe urakoze cyane mu by'ukuri abantu benshi bakomezaga kwibaza impamvu muri Congo bumva ko habonetse amahoro ariko bakaba bakibona impunzi ziri mu nkambi bakibaza kuri icyo kibazo. Mu by'ukuri ikigaragara udusubije igisubizo cyiza kigaragaza ko impunzi nubwo zikiri mu nkambi igihugu cyabo kiri gutegurwa kandi ko haracyari icyizere yuko impunzi zataha. Urakoze cyane ndagushimiye cyane kuri iki kiganiro tugiranye ariko dufite n'ibindi biganiro byinshi tuzatugenda dutegura ku bantu bumva bafite amatsiko yo kumenya ibibera muri Congo tukabasangiza n'ubuzima bwo muri Congo nyirizina. Ese Shaka tujya gusoza ni iki kintu wabwira umuntu ukurikiye Asifu Media kano kanya? Ku bantu bakurikiye Asifu Media ni abakunzi bacu turabakunda kandi bagakomeza badukurikirane kugira ngo bakomeze kubona ibindi biganiro bigiye bitandukanye kuko dukora ibiganiro bitandukanye kandi no mu minsi izaza tubafitiye seri irenze iteye ubwoba. Ntago niyo mpamvu nabwiye ngo ngende rasita ntago akora ikintu kimwe yebwo batwitege rero. Ariko ikindi kintu nari ngiye kubwira ku bakurikiranye Asifu Media, hari ikintu naje kubona Kempo gifite harimo akantu k'akabazo. Abajene baraza barimo barafotora nyine biriya by'ama-ID turafata rero hari ukuntu nyine abajene barumva bari kuza nyine baje kwifotoza ugasanga byabaye umuvundo, ugasanga kandi abayobozi batanze amakuru ko bagomba kwambara nk'ibyumweru nka 2 cyangwa kimwe tu, ugasanga hari abacikanirwa urumva, ugasanga kandi bizabasaba wenda nimba wenda bavuye mu nkambi ya Mahama wenda bagiye nko Kibuye, ugasanga Mahama azava i Mahama ajye ku Kibuye bro. Kandi buriya niba nkubwiza ukuri impunzi nta sene zigira tu, hariho utekereza ko bagira isene ariko nta mafaranga baba bafite tu, ahubwo wenda nk'ababishinzwe bajya bareba uburyo bashyiramo imbaraga wenda bakaba wenda batanga ibikoresho byinshi hari niko nabivuga sinzi, abantu bose bakabasha gukorerwa tu. Aho kugira ngo mujene ajye ava nk'iriya avuge nkagiye ku Kibuye cyangwa se agire ku Kibuye nasange bari gusoza bitewe no kubanza guhiga iki amatike. Ubwo rero bigasaba ngombwa ko twasaba ko bongera ibikoresho kugira ngo twese tube dukorerwa, kuko hariho n'ababaza bafite wenda baba barabonye akazi hari ukuntu bagirirwa ubuntu bakabona akazi. Rero nk'uwo wabonye akazi hari igihe bamuhaye nk'iminsi 2 ugasanga iminsi bafashe 3 ifashe 4, mu by'ukuri ari kwica akazi wenda katuma abona n'icyo gihumbi gasapotinga ya mu visa babaha mani, ugasanga byose arabizambije, ugasanga umutipe asigaye ari wa muntu umeze nk'umusazi bro. Rero nasaba ababishinzwe ko batwumva bakadukorerwa ubuvugizi kuko hari benshi bari gucikanirwa kubera bari kwihuta tu. Mu by'ukuri icyo kibazo kijyanye n'amatransport ku mabarura ari kuba mu nkambi zigiye zitandukanye ziri mu Rwanda, ese turamutse tubasabiye ubuvugizi urumva ni ikibazo nimba bakoreye inkambi ntibayitindemo bagahita bajya mu yindi kandi bakavuga ko muri iyo nkambi batazahagaruka. Ubwo ikijyanye no kuvuga ngo umuntu aravuze ati bavuye muri iyi nkambi yacu batambaruye kandi iyo tike niyo yagakwiye gutunga umuryango wanjye, ni ugusa wasabiraga impunzi ubuvugizi ko bagaruka muri izo nkambi bakongera bakabakorera cyangwa se bakaba babashakira iyo transport bakajya bababarurira mu zindi nkambi ariko bidaturutse ku mufuka wabo. Ibyo bintu biragoranye cyane. Ndumva aho ngaho wanyumvishe neza, barankunda umuntu mvuga rimwe akumva kabiri. Ni ukuvuga ngo urumva wa mugani wawe nimba iyo transport ariyo yari butunga umuryango we akaba yifashe, njye nandi gusaba ko basubira inyuma aho bavuye bagakora check bakareba ko nta bacikaniwe, basanga bacikaniwe then bakagira gute. Bo rero hari igihe wenda sinzi wenda uko abayobozi wenda badufata sinzi, ariko ntago badufata nabi yego, ariko bo hari igihe ntekereza ko batekereza ko twese duhora turi hehe turi mu nkambi, kandi ubwo twaragiye gushaka twadukeri twongera iki mani 5 byagutunga bro, ntago byakunda. Ntago muri iki gihe tugezemo ni hano usanga umutipira akazi kose afite ari gukora yasaze. Niyo mpamvu tugumva isi iri kwirukanka bro, kwiruka kandi tugomba kwirukankana nayo. U Rwanda rurimo rurirukanka no turirukankana narwo rasigara. Rero nanjye mva
nanjye u Rwanda narufashe akaguru rero. Ubwo tukaba twasabaga ubuvugizi mu by'ukuri kw'ibi bintu byahinduka, bakumva ko hari abacikaniwe kandi mu by'ukuri bakaba bagaruka kubakorera batiriwe batakaza badafite na mikoro, nta mikoro baba bafite. badafite amikoro. Gisamagwe urakoze cyane kuri iki cyifuzo usabiye impunzi zose muri rusange. Dusoza nta kindi kintu kimwe cyangwa bibiri wabwira abakurikiye Safe Media then tugana ku musozo? Abakurikiye Safe Media nabasaba ko mukomeza kudukurikirana, mukora follow, musharingana, kandi ikindi nanjye mfite channel bayita Gisamagwe TV, mwayisura mukareba ibiganiro tuba ducishaho for sure. Murakoze cyane Gisamagwe, ndagushimiye ku mwanya wawe waduhaye. Murakoze cyane. Ikindi Safe Media badukunde kandi badushyigikire kabisa.